ngiye kubereka uburyo bwo gukoresha gaze, buri kimwe cyose nyikwereke uburyo ucomeka nta na kimwe kibuzemo, ukirinda ibyago waterwa nuko utacometse neza. Ngiye guhera ku icupa, iri ni icupa ry'ibiro 12. Ku icupa habaho mo imbere mu munwa w'icupa habamo agapira, ako gapira niko bita raba. Ako ni nako iyo kabuzemo akenshi gateza impanuka cyane. Murakabona, urabona ko hano mu icupa katarimo, ngiye kugashyiramo, ngashyizemo, urabona ko kagiyemo neza kandi mu buryo butagoye. Akamfashe ni koriye, kameze nk'impeta, ngiye kugafunga kuri uyu mugozi utwara gaze uyikura mu icupa uyijyana ku ishyiga. Ngiye kugafungaho neza nkoresheje turunevisi, ndagafunze, murabibona ko kagiyeho neza. Aka gatuma gaze idaca ku ruhande ngo ice kuri iyi regirateri ngiye kubereka. Iyi ni regirateri, nyifunzeho ku mupira, nshyizeho na ka gakuriye, birafashe. Iyi regirateri niyo ituma, niyo ukupiraho gaze, ukanayikupurisha gaze ugafungura kugira ngo itambuke ice muri wa mupira. Uyu wo murabona ko ari wa mupira ucamo gaze. Ngiye kuwuhuza no ku ishyiga, ubwo ndifashisha ka gakoriye, mfungeho. Urabona ko hano ariho gaze itambuka, kandi aha niho ngiye gufungiraho ku ishyiga. Mfunzeho nayakoriye mu buryo bwo kugira ngo ndebe ko gaze itari gutambuka. Ngiye kwifashisha amazi ari mu rufuro, nshyireho hahandi umupira uhuriye na ya regirateri, nongere nshyireho n'aho wa mupira uhuriye n'ishyiga. Urabona ko gaze itari gutambuka, kandi iyo itari gutambuka nta nubwo wumva impumuro yayo. Nk'uko mubibona, iri ni icupa ry'ibiro 6, naryo ngiye kurisobanuraho uburyo umuntu yarikoresha kandi neza n'ubwirinzi bwiza cyane, kugira ngo adahura na cya kibazo cyateza impanuka. Iri ni icupa ry'ibiro 6, murabona ko uyu ni umunwa aho dushyiraho icyo twita bana,
aka niko umuntu acaniraho, umuriro ukazamuka, ni naho afungira gaze, ni naho ayirekura akanagabanya. Ngiye kugafungaho. Ugafungaho neza. Iyo gaze isohotse uri gufunga, uhita uyifunga kugira ngo itagumya gusohoka ikuzura ahantu uri, wanza ukumva ko ifunze itakiri gusohoka. Ugafunga neza ukumva ko bikomeye ariko udakabije cyane, kuko icyo gihe gashobora kuzanga no gufunguka. Urabona ko gaze uyirekura ukongera ukanayifunga. Ubu ngiye kubereka uburyo ushobora kureba ko ya gaze iri gusohoka aho wafungiye mu gihe wayikubye. Tugiye gukoresha urufuro mu buryo bwo kureba ko nta gaze yaba iri gutambuka aho twafungiye ya bana yacu, kuko icyo gihe iyo iri gutambuka yuzura ahantu uri, wacana bigahita biteza cya kibazo, cyangwa se wacana wa muriro wo hejuru ugahita umanuka ugafata hasi. Mu gihe bibayeho byirinde, ariko ubanze ubisuzume neza ukoresheje rwa rufuro rwacu. Zengurutsaho aho ya bana ihuriye n'icupa. Urabona ko nta tuntu turi kuzamuka twerekana ko hari umwuka uri kuhaca. Ubu tugiye kubereka uburyo umuntu ahita acana akoresheje ikibiriti cyabugenewe, mu buryo umuriro udashobora guhita ukujyaho ngo ukotse se. Dukoresha ikibiriti cyabugenewe gikoresha iki kibiriti gikoresha ibuye. Iki kibiriti ni cyiza cyane kuko kiraramba kandi kiranahendutse. Iri ni ibuye risanzwe kandi rimara n'igihe. Iki kibiriti ni cyiza kugikoresha kurusha kurashisha umwambi. Ngiye gucana nkoresheje cya kibiriti. Mbere na mbere urabanza ukarekura gaze kandi nkeya, kugira ngo uze kuyirekura ari nyinshi bitewe n'uko ubishaka. Ibyo bikora wamaze gutegura ibintu byawe ugiye kubiteka, ariko iyo ugiye kujya guteka ugiye gucana, urabanza ukarekura gaze nkeya. Ukoresha aka kantu, aka niko umuntu akupiraho gaze akanakupura. Ubanza ukarekura gaze gutya, gaze ni nyinshi ariko uragabanya haze gaze nkeya. Noneho hariho akantu ucanisha ukandaho kugira ngo ucane. Urabona ko ihise iduha umuriro dukeneye. Ubu nkaba ndayikupye, ubu nta gaze iri gutambuka. Igice tugezeho ni amabwiriza y'ubwirinzi ku ikoreshwa rya gaze. Icyo gice kikaba kigizwe n'ibice bibiri: ibyo ugomba kwitaho igihe ukoresha gaze, n'ibyo ugomba kwitaho igihe uhumuriwe na gaze. Reka duhere ku gice cya mbere, ibyo ugomba kwitaho igihe ukoresha gaze.
buri gihe tereka icupa ryawe rihagaze. Urabona ko iri cupa rihagaze, urabona ko ibi ntabwo byemewe. Iyo riryamye icyo gihe ogisijene, wa mwuka utuma gaze izamuka, icyo gihe uza hano inyuma, gaze ikabura uko itambuka, bikaba byateza impanuka. Aha urabona ko buri gihe shyira icupa ryawe ku ntera ya santimetero 50 hejuru y'icupa ryawe ku kintu kitanyeganyega, kandi buri gihe ujye uteka uhagaze. Urabona ko ari byo biri hano, ndetse n'aha ngaha urabona ko icupa riri hirya y'akabati uterekaho cyangwa se akameza uterekaho utetse. Ibi ntabwo byemewe, kuko icyo gihe umuriro uva hano ukegerana n'icupa bigateza inkongi. Wishyira ishyiga ryawe ahari umuyaga mwinshi. Urabona ko iri ni idirishya kandi urabona rirafunguye, umuyaga uza ni mwinshi, byateza ikibazo. Wa muyaga ushobora guhuha wa muriro, umuriro ukaza ugafata ku mupira, umupira ugashya, bigateza impanuka. Urabona ko hano bimeze neza, nta muyaga uhari. Ibi nibyo byemewe. Wikoresha ikintu cyose cyatanga umuriro mu gikoni cyawe kitari icupa rya gaze. Urabona ko iri cupa riri hano, iri ni itara rya peteroli. Si byiza ko rero warishyira mu gikoni, kuko bishobora guteza izindi mpanuka mu gihe ucanye hano, bigakurana n'aya peteroli. Ugomba kwirinda n'aya macupa yica udukoko. Urabona ko hano banditseho danger. Urumva ko utagomba kurikoresha mu gikoni cyawe, kuko haba hari na gaze. No kuhashyira amaparufe nabyo si byiza, kuko nayo ubwayo buriya aratumuka kandi agenda nka gaze, aba ari nka gaze birimo. Aho tugeze rero ni ku muntu udakoresha ishyiga ryiyatsa. Icyo agomba gukora, ni byiza gucana umwambi w'ikibiriti mbere y'uko yatsa ishyiga. Abanza gucana umwambi mbere y'uko yatsa ishyiga. Habaho amashyiga agira aho atereka isafiriya ahantu hamwe gusa hatiyatsa. Bisaba rero ko abanza gucana mbere y'uko yatsa rya shyiga rye. Ibi ntibyemewe. Ibyemewe ni ibi ngibi. Irinda kugira ibindi wakora mu gihe utetse kuri gaze, kandi buri gihe uhore hafi y'ishyiga. Ambara itaburiya ikoze mu ipamba igihe utetse. Urabona ko hari igihe abantu benshi ahita yigira kuri za WhatsApp se, akagira ibindi ahugiramo, noneho bya bindi yari atetse bikabira bikamenekamo. Hari igihe aba wenda atetse ako gafiriti, ya mavuta agahita ajya ku mupira, impanuka ikaba irabaye. Ba hafi y'ibyo utetse kugira ngo wirinde izo mpanuka ziterwa n'ubwo burangare. Kandi ugomba guteruza umwenda w'ipamba cyangwa se igitambaro cy'ipamba, kuko gituma udashya ngo ube wahita ubikubita hasi, biteza ikibazo. Aho tugeze, buri gihe koresha igifashi mu guterura isafuriya ishyushye, kandi wirinde guteruza imyenda wambaye. Urumva iyo uteruje imyenda wambaye, bwa bushyuhe bukugeraho, ukaba ubikubise hasi, ugasanga habayeho ya mpanuka yo kuba ibyo waruteruye ubyimenaho, bikanameneka no kuri wa mupira se cyangwa kuri ya gaze, bigateza ikibazo. Urabona ko uyu muntu we abikora neza. Ibi nibyo byemewe. Buri gihe jya ufunga regirateri
igihe uryamye cyangwa udahari. Biriho, hari on hakaba na off, hari gufungura no gufunga. Iyo utetse urafungura, iyi ni regulateur, waba urangije guteka ukahafunga, kuko umwana ashobora kuza agacana ikintu ya gaze iri kuzamuka ugasanga biteje ikibazo. Funga rero mu gihe urangije guteka n'igihe udahari. Mu gihe uhumuriwe na gaze, irinde gucana itara ry'amashanyarazi, irya peteroli cyangwa umwambi w'ikibiriti. Wihutire gukingura amadirishya y'inzu. Ubwo icyo gihe uba uhumuriwe na gaze, ubwo haba harimo icyo twita fuite, gaze iri gusohoka. Iyo ugize ikindi kintu hacanira, ya gaze iba yakwiriyemo, ubwo nawe urabyumva hahita habaho ya mpanuka, kuko gaze iba iri aho ngaho, ugashya n'ibirimo bigashya, ubwo ibyago bikaba biravutse. Icyo gihe rero fungura ayo madirishya, ya gaze ibanza isohoke ishiremo, noneho urebe n'ikibazo cyabiteye ni ikihe. Uhite wihutira guhamagara se nkatwe tuzicuruza, aho uba wayiguriye ubahamagare bagufashe. Noneho tugeze kuri cya gice, ibyo ugomba kwitaho igihe uhumuriwe na gaze. Mbere na mbere, mu gihe wumvise gaze isohoka mu buryo butateganyijwe, yipfundikire uyitereke aharangaye. Ubwo icyo gihe ibiri gusohoka mu buryo utazi uko bigenze, hita wihutira kuyijyana ahantu harangaye, noneho kugira ngo ya gaze itajya aho hantu hafunganye bigateza ikibazo. Ariko usabwe guhita uhamagara aho wakuye iyo gaze kugira ngo bagufashe. Mu gihe wumvise gaze isohoka mu buryo butateganyijwe, bimenyeshe aho wayivanye kuri telefone. Urabona ko uko tubikora neza cyane. Uraduhamagara, izi nimero ziriho, uraduhamagara tugahita tukugira inama, cyangwa se tugahita tuhagera tukareba icyo kibazo ugize ni ikihe, tukagufasha. Byaba ngombwa tukaguhindura n'indi bitewe n'ikibazo cyaba cyavutse, kandi n'abatekinisiye tuba tubafite, baragufasha mu kibazo cyose wagira. Buri gihe simbuza umugozi wa gaze yawe nyuma y'imyaka 5, kandi wirinde kugerageza kwisanira ishyiga ryawe. Urabona hari umuntu uvuga ngo ibi ngibi ndabizi, nabibonye babikora, ugasanga ateje ikibazo yihaye gukora ibintu atazi neza, kandi mu by'ukuri twe duhari aricyo tubereho kugira ngo umukiriya wese tumukorere buri kimwe cyose yifuza, kandi tubeho mu buzima bwiza twirinda izi ngaruka zose. Twakongera ikoreshwa rya gaze mu buryo bwiza kandi butekanye, aribwo bw'ubu twagiye tubereka kugira ngo twirinde izo mpanuka, kuko twasanze abanyarwanda turi gukoresha gaze. Ni byiza, ariko dusobanukirwe uburyo twakwirinda izi mpanuka, hato tutazabura abana bacu, abavandimwe, kandi igihugu cyacu kitwifuriza ibyiza. Murakoze cyane.